ibiro bitanu 20 na ntaga 20 na reka 16+16 twakomeje kuvuga byinshi abagombaga kuba bashyira kuri momo bamera nk'abahagaze kandi ngiye urabisimba ikunda ibihumbi 40 nukuvuga ko Kasuku yakomeje gusabiriza iyo ni nimero mu bwo mushiriraho arashaka kugura ihene koti ihene sakuyosereza Afrika yakoye indirimbo nshasha so nukuvuga abagomba gushyira kuri momo yanjye akondisho ke uri umuntu wanjye cyangwa se ukabura umuntu wadumba ariko ufite umutima niba ari umuntu ugiye kuvuga ngo ugiye kujya gushyira kuri iyo momo nawe ufite kango nonwa nawe nta n'ukuntu umeze banza wikenure nushiraho mubwire ati aya ngaya ngushiriyeho Kasuku ariko nyashizeho ku bwa Dumba ntabwo nyashizeho ku bwawe abantu banye nabo umutima boro bagiye andika amafaranga ushireho uvuge n'umuntu yashiriyeho ku bwa niba yashyizeho ku bwa Dumba uyandike muri comment agatishizeho 50 bishizeho ku bwa Dumba Kasuku ugenda wotsehene nundi mukanya se ko nubundi bitari bumbuze kuyitungika urumva noneho tuba mu mwanya wo gutwika Kasuku tugende dutangire tubage ngo mwigisha ndagutama gahene umusaza ngo yibereye Canada aravuze mwigisha Kasuku umukubita umufungo uvuga ati nyashizeho ku bwa Dumba nyashizeho ku bwa Kasuku urumva ai twite tubona n'indurusha umufana ninde ufite umufana w'umukiri bagiye gutangira kurunda kubera ko namukanya hari ikiganiro ngiye kurekura witwa Bebeto Dusabe ararekuye wirekwe ako Dumba ari ikintu kijyana kurusha igisebe niki muri ushaka kujya kunyara biraryana cyane subinyibutse nise bikwibutsa nashaka kujya kunyara ubundi ujyunyaho weretswe ariko ujyunyaho weretswe baga ndagura agahene yabanze ugura agahene tubage twebwe ntabidaje abagira ngo ngira gufatirane ngo kubite jya burani je bisa nkaho ngiye ngusize nigendeye reka niryamire mbonye agatotsi nuravuga ugiye nawe natarigendera bagiye bayi asante